Hello guys, ni ukuvuga ngo ngiye kubereka application nshyashya Pi network yabayeho listed. Ngira ngo ni application yitwa Onis, ngira ngo muri kuyibona hano muri izo application zanjye hano mu nguni. Ndayikandaho ndagira ngo mbereke igiciro cya Pi kuri Onis. Ni navuga ko ari pre-market gusa, ushobora kudepositingaho coin zawe cyangwa se ukaba withdrawingaho coin. Gusa ntabwo nje kubabwira ngo muzidepositingeho, icyo nje kubereka nuko yabaye listed kuri pre-market. Iyo tuvuze pre-market ni igiciro kijyaho mbere y'igiciro kiri official. Nitujya hano muri Onis, ni ngo no application ni y'abanya Vietnam, niyo mu gihugu cya Vietnam. Ni ukuvuga ngo ni exchange nk'izindi, nk'uko twumva Binance, nk'uko twumva OKX kari yo muri Seychelles, ariko ikaba ari company ngira ngo ni iz'Abashinwa gusa, nk'uko tuzi ko Binance nayo ifite icyicaro, ngira ngo yari ifite icyicaro mu Buyapani, gusa Onis yo noneho ni y'abanya Vietnam. Ngira ngo muraza no kubona ko ukora ibyo bita, bafite ifaranga ryabo bita VNDC. VNDC muri kumva mu ijambo VN bisobanura ko ari Vietnam. Iyo nituza no tugasacinga Pi muri search yabo, ngira ngo ndasacingamo Pi nk'ibisanzwe. Ngira ngo muri kubonamo hano harimo Pi ebyiri, hari Pi network isanzwe, hakaba niyo bita Pi bridge. Iyo rero iri official izwi ni iyi ngiyi Pi. Ngira ngo muri kubona ko ihagaze ku $1 rimwe, ubwo nituyashyira mu manyarwanda ni amafaranga agera mu 1400 cy'amanyarwanda. Gusa ahangaha impamvu mbabwira ko iyi pre-market ya kuri Onis iri hasi, hari izindi exchange nka za Huob n'izindi zifite pre-market iri hejuru $50. Bisobanuye ko iyi price yo kuri Onis ni ntoya cyane tugeranyije n'izindi price zo kuri pre-market zindi. Gusa ikiba cyerekana nuko izi yo coin yatangiye kujya ku ma pre-market price, cyangwa se yatangiye kujya ku ma exchange bakayashyiraho ari pre-market, biba bisobanuye ko iyo coin iri hafi kujya ku isoko. Ngira ngo muri video itaha ndaza kubereka ikiganiro umunyamakuru yagiranye na Dr. Nicolas Kokaris ndetse na wa mukobwa umwungirije, navuga ko no umwungirije. Ubwo rero nawe ndaza kubereka video ibisobanura. Nitujya kureba ahangaha hari uburyo bugera muri butatu. Hari icyo bita send, receive na auto. Icyo send ni igihe ufite zino coin wazidepositinga cyangwa se waziguze, ukaba wazohereza kuri exchange yindi runaka cyangwa se kuri wallet runaka. Then receive ni igihe ushaka kwakira za coin uzivana wenda muri Pi uzizana hano kuri Onis kugira ngo uzicuruze. Ngira ngo iyo tukanza hano ngo receive, kaduhere kuri receive, barahita bambwira ngo na activating wallet address. Okay, makanze bahita bama address nzajya nandikiraho coin zanjye za Pi kuri Onis. Ariko ninkanda kuri send baranyaka iki, barahita bambwira ngo for security reason this features is temporarily locked and will automatically open after 22 hours. Ngira ngo n'iminota barerekana. Bisobanuye ko withdraw ntabwo ihita ifunguka ku kanya, ariko kuri auto, ngira ngo auto niho rero noneho bashobora kukwereka ko ushobora kugura Pi kuri Onis. Ngira ngo minimum auto buy ni ngo per buy ni VNDC, ni amafaranga y'amanya Vietnam. Ni ngo minimum ni 50 bya VNDC. Then cycle each transaction ikamara iminota 15. Nguko rero uko bikora. Ngira ngo nshatse gukoramo maximum mfitemo VNDC, nshobora kubayingamo Pi kuri iyi exchange. Iyi video nkoze ntabwo
ndi kubagira inama ngo mu buying cyangwa se mu depositing pi zanyu. Icyo nagira ngo mbereke ko yabaye listed pre-market, ntabwo iri listed iri official, ni pre-market guys, mubanze muzi ibintu ni pre-market, ni igiciro kitari official, nta hantu na hamwe pi iraba official listed. Ibi ngibi birimo risk kuko ushobora kudepositingaho coin zawe ugasanga uzigurishije ku idolari rimwe kandi izaba ziri ku madolari menshi. Gusa ikiba kigamije no kugira ngo tumenye ubundi iyi coin koko iri muri process yo kugera kuri enclosed mainnet, uvuga ngo kugera kuri final mainnet cyangwa se listing. Bisobanuye ko rero ibi ngibi byerekana, ni ishusho yerekana yuko ibi bintu bishobora kuba vuba aha ngaha ishobora kuba listed. Ubwo rero guys, mwe mutari muzi aya makuru nagira ngo nyabagezeho. Guys, remember this is not financial advice, ntabwo ari financial advice, ngira ngo ni uburyo bwa entertainment and education purpose. Ni ukuvuga ngo ni uburyo bwo kwiga, ariko iyo ushaka kudepositinga cyangwa gukora withdraw urabanza ukabitekerezaho guys. Bisobanuye ko ahangaha kuri Onis nabibasobanuriye price iri hasi cyane, ntabwo mbabwiye ngo mugende mu depositinga cyangwa se mukore transaction za pi kuri Onis. Mukomeze mugubwe neza, muri gukora subscribe, sharing n'andi video nk'iyi.